ni kuri TFZ Rwanda tugiye kurebera hamwe noneho C programming data type. C programming igira data type nyinshi zitandukanye, ariko kuri ubu ngubu turareba basics za data type, mu gihe tuzagenda twiga ibindi tuzagenda tureba wenda n'izindi mu gihe igihe bitwemerera, ariko izidufasha kumva neza icyo data type zidufasha, izo duhura nazo cyane, izo dukoresha cyane muri basics programs ni eshanu. Izo data type eshanu rero ushobora kuzita none primary data types cyangwa se ukazita primitive data type. Izo private cyangwa izo primary cyangwa se primitive data type nizo character, integer, floating point, double cyangwa se double na void. Noneho muri character ni ASCII character sets cyangwa se inyuguti iyo ari yose, A yaba ntoya cyangwa nini, cyangwa se B ntoya cyangwa nini, izo zose zibarwa muri characters. Integers ikoreshwa mu gustoringa whole number. Iyo whole number ishobora kuba rimwe, kabiri, ijana, igihumbi, ibihumbi, magana angahe, ni whole number muri rusange. Integer. Floating point yo ni decimal point cyangwa se real number value, ariko zigenda zigira ibice, urabona hano dufite 99 n'ibice 9, ishobora kuba kabiri n'igice, ishobora kuba gatatu n'ibice 8. Donc umubare wari wose ugenda ugira ibice ubarirwa muri floating point. Noneho double ni imibare minini itabarirwa muri integer, kubera ko integer storing yayo double integer storing yayo turaza kubireba, sinibuka neza ni 2 cyangwa 4, ntago mbyibuka, turaza kubireba. Ariko double yo ni imibare minini cyane itemewe gukoreshwa muri integer cyangwa se muri float type. Iyo mibare rero minini, idakora muri integer biterwa na digit noneho na capacity ya storage ishobora gustoringa. So the integer capacity ifite ntago ishaka gustoringa iyi mibare minini ibarirwa muri double cyangwa se muri float type. Muri float type nayo ishobora gustoringa ni 2 bytes cyangwa se 4 bytes, ntabwo mbyibuka. Ariko iyi mibare kubera ubunini bwayo nayo storage yayo ni nini, ni ukuvuga ngo tuvuge nka double yo igizwe n'imibare 15, imibare yose hamwe, urumva ni umubare munini cyane. So ntago uwo mubare rero ubarirwa muri integer, ahubwo ubarirwa muri double. Turaza kureba biratandukana muri storage nizo digit zigize iyo mibare. Hakaba na void yo muri makeya isobanura ko nta value ihari, ni ukuvuga ngo okay, yo ikoreshwa cyane mu gihe urimo uradefininga functions, nabyo tuzabireba mu gihe tuzagenda twiga gake, ariko nko muri database twayiconsideringa nka null ino void. Ni ukuvuga ngo nagerageje kuzispecifyinga hano muri ibara ry'umutuku kugira kuko nizo turi bwibandeho ubu ngubu. Hano haraburamo void, kandi muribuka ko void ni ukuvuga ngo nta value, ni null, nta value n'imwe ihari, kandi ikoreshwa mu gihe urimo uradefininga functions nk'uko twabibonye. Ni ukuvuga ngo nk'uko tubireba hano, character storinga only 1 byte, storage size ni 1 byte nk'uko nagiye mbivuga. Urabona nka double storage size yayo ni 8 byte, kandi integer yo ni 2 cyangwa 4 byte. Ni ukuvuga ngo uno mubare ushobora kuba stored hano, ntago ugiye kubarira muri integer ntago ishobora gucontaininga kubera ubunini bwayo. None urabona ko na float nayo hano, float nayo ni 4 bytes, kandi
n'iyi nayo ntishobora kuyibarira hano muri float kubera iki? Kubera ko na storage size yawe ubwayo ntabwo ingana. Iyo mibare rero minini, iyo mibare minini ishobora kuba nka float, itabarirwa muri float nayo igenda igira ibice, ushobora kuyibarira hano muri long double cyangwa hano muri long, nayo ishobora kugira, ushobora kuyisangamo. So noneho na izi data type nazo zigira nanone icyo bita ama keyword. Keyword ni izi ngizi, ni ukuvuga ngo mu gihe urimo urandika iyi program, cyangwa se mu gihe urimo urandika urimo urakora program ushaka kudiringa na characters, ntabwo wandika ijambo ryose ngo characters, ntabwo wandika character mu magambo arambuye. Ni ukuvuga ngo iyo keyword compiler igira keywords yumva. Ni ukuvuga ngo wanditse ijambo mu magambo arambuye character, ntago compiler iri busobanukirwe icyo ushaka kuvuga. Niyo mpamvu dukenera rero za keyword. Keyword rero yumvwa na compiler ni, mu gihe uri kudilinga na characters, ni CHAR. Iyi keyword niyo compiler yumva. Wanditse character ntabwo iyumva. Integer, niyo wandika integer amagambo arambuye ntabwo iri buyumve, ariko float na double byo ni keyword n'ubundi zizo data type. Noneho na void nayo murayibuka neza hano. Void nayo n'ubundi still niyo keyword n'ubundi, niyo original data type, ni nayo keyword n'ubundi, ni nk'izi zindi zose. So hari na format specifier. Format specifier ntabwo nazishizeho, ariko reka format specifier ni ukuvuga ngo hari nk'ukuntu ushobora kujya ku displayinga text, cyangwa se ku displayinga iyo result ya integer. Noneho ama format specifiers ni ukuvuga ngo nko kuri character, nko kuri hano kuri character, reka nkoreshe green. Hano kuri character ishobora kuba character format specifier yayo ni percentage C, niba mbyibuka, ariko nibyo ni percentage C character format specifier yayo. Noneho format specifier ya integer yo ni percentage D, niyo character specifier niyo character specifier ya integer. Noneho character specifier ya float yo nayo ni percentage F, nayo ni percentage F. Noneho na format specifier ya double nayo ni percentage. Nta PDI mfite muri hanganira inyandiko, nayo ni LF, niba nibuka neza. Yes, double ni FLF, ni LF. Double specifier ni format specifier ni LF. N'izi zindi rero nazo ni izindi keyword, ni izindi data type, ariko zitari basics. Ariko nazo ni data type za C programming, ariko nk'iyi assign character nayo ni data type. Unassign nayo ni data type. Noneho hari unassign integer, hakaba na unsigned long integer, hakaba na unassigned long integer. Ni nyinshi, hari na long integer, hari na ni nyinshi ahubwo biterwa na program urimo urakoresha. Kandi nizo zose mvuze zigenda zigira ama format specifier yazo. Nka long integer format specifier ushobora gukoresha percentage LD cyangwa se percentage LI. Noneho na short integer ushobora gukoresha percentage HD. Hari unsigned long, hari unassigned long integer ushobora gukoresha LLU.
bigenda bitandukana, ariko uko ugenda ubikoresha niko ugenda ubimenya, ariko buri zose zifite ama format specifier yayo. Nk'iyi short hano, nk'iyi short iyo ni HD, percentage HD, iyi unassigned long yo ifite percentage LU, zigenda zitandukana. So hari uduprograme rero dutoya nagiye nkora kugira ngo zimfashe gusobanura neza ibingibi tumaze kunyuramo mu magambo makeya n'uburyo zikora. Urabona ya keyword yagarutse hano, ya keyword nababwiye ntabwo ushaka kwandika character nkuko bisanzwe, ahubwo wandika CHR, niyo keyword compiler yumva. Noneho nizi function tuzagenda tuzisobanura. Scanf ivuga iki, printf isobanura iki, else ivuga iki, ibyo byose tuzagenda tubireba muri detail, ariko mu magambo makeya ndasobanura icyo ino program iri buze kudufasha gukora. Ni ukuvuga ngo bino ni ibisanzwe twarabisobanuye muri video zitandukanye. Ni main function kandi program itangirira hano kuba executed, ngo murabireba muri video zatambutse. Noneho hano niho turi bureberere ibyo twarebye no munsi. Muribuka mvuga ko iyi niyo keyword compiler yumva. Of course you need to use that keyword kugira ngo compiler yawe ibashe gusobanukirwa ibyo wowe uri kuyisaba gukora. Noneho printf nayo ni function idufasha gukora iki, ku displayinga iyi message ya andika inyuguti ushaka. Iyi message kugira ngo uyibone kuri screen nuko uba wagize gute, uba wakoresheje n'ubundi iyi function ya printf. Noneho printf igahita igudisiplayingira ino message, noneho program ikagenda ikudirectinga mu byo uri gukora. Nka kuriya nyine ubona ngo please sign in, cyangwa se andika email yawe, ijambo ry'ibanga, amagambo nk'ayo agenda aba displayed kuri screen bitewe na program agiye akoreramo. Ubwo printf rero niyo yadufasha n'ubundi kutuguidinga mu gihe turimo turakoresha iyo program. Niyo ngo printf amagambo ubona kuri screen aba ari hano muri izi ngizi, aba ari muri utu dusign sinzi ukuntu batwita mu Kinyarwanda. Noneho akaba displayed kuri screen, akabasha kuguidinga mu gukora iki, mu gukoresha iyo program urimo urakoresha. mu gukoresha iyo program urimo urakoresha. Noneho hari kabana scanf nayo ikora iki, hari igihe ukenera kugrabbinga information from the keyboard. Iyo umuntu nk'ubu program igusabye ati andika amazina yawe, ni ukuvuga ngo kugira ngo wandike amazina yawe, scanf, iyi function ya scanf niyo igufasha kugira ngo ayo mazina wandika abasha kwinjira agushoboza kwandika ayo mazina, agushoboza kwandika icyo kintu ukoresheje keyboard yawe, agushoboza kwandika icyo kintu usabwa kwandika ukoresheje keyboard yawe. Ni scanf igufasha. Noneho hano tuje muri iyi if ni statement, ni ukuvuga ngo iguha option. If ni tuzareba na statement zo muri C, harimo nyinshi zitandukanye na if. Reka mbinyuremo vuba. Nka if urabona ko if iraguha options zirenze imwe. Ni ukuvuga ngo turimo turadilinga n'inyuguti. Ni ukuvuga ngo kandi inyuguti iratangira kuri A na A ntoya, ikaza ikagera kuri Z nini na Z ntoya. Kandi ugiye kuvuga ngo character, inyuguti, ibyo byose n'ubundi buvuze inyuguti, yaba intoya yaba inini, zose ni inyuguti. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gushyiramo option ku buryo program yawe itagira inyuguti isiga inyuma, yaba inini cyangwa intoya. Kuko niba tuvuze inyuguti, umuntu ashobora kwandika inyuguti n'amagambo manini n'ama big letters cyangwa se lower cases. Yandikishije upper case cyangwa akandikisha amanyuguti manini, program yawe ikaya rejectinga, ikayanga. Ni ukuvuga ngo haba harimo ikosa, kuko
yanze inyuguti, kuko ntabwo ari ukuvuga ko inyuguti ntoya atari inyuguti cyangwa se inyuguti nini si inyuguti, ahubwo icyo gihe wavuga ngo alphabet zawe zigizwe n'inyuguti 26, 26 za lower cases, ubwo ni ntoya, hakaba na 26 za upper cases. Ni ukuvuga ngo icyo gihe wavuga ko iyo porogaramu yawe consideringa ko alphabet inyuguti zose ari 52. Ni ukuvuga ngo ufashe intoya n'inini zose ukazivanga, ubwo ni 26 ntoya, 26 nini, zose hamwe zikaba 52. Ukamakinga sure ko program yawe ita rejectinga nini. Nicyo ino if statement ije kudufasha hano rero. Statement ya mbere ni iyi ngiyi, niyo turafungura iyi parenthèse ya mbere, cyangwa bayita, sinzi ukuntu bayita mu Kinyarwanda, ariko ni parenthesis. Ni ukuvuga ngo nuyifungura uraba uri gushiraho statement ya mbere. Statement ya mbere iravuga uraba uri combininga izo two statements. Statement ebyiri zose, iya mbere urafungura iya mbere, niyo iyi statement iri igarukira hano. Noneho statement ya kabiri ni iyi, nayo ikazigarukira hano. Noneho iyi parenthesis ya nyuma ikazikombininga zose uko ari ebyiri kugira ngo zize kuba executed. Noneho iyi statement ya mbere iravuga ngo statement ya mbere hano, ubwo turareba kuva hano kugarukira hano, iyi statement iratubwira iki. Noneho n'izi sign zose tuzazireba rwose hamwe apana hamwe n'akanya tuzazibona rwose, tuzazisobanura amagambo nayo arambuye. Ni ukuvuga ngo if, nimba iyi izina rya program, nimba izina rya character ushaka gustoringa, niba C, character C, cyangwa se ishaka kutaba character C, ikaba character A, character B, character Z, character, ishaka kuba irindi zina rya ryose. None ukavuga ati nimba character C iyi ngiyi ni greater sign cyangwa equal, ni greater or equal, cyangwa se irenze cyangwa ikangana na A ntoya, nanone character C ikaba munsi cyangwa se ikangana na Z. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyo ikora ni iki, iri including A, in including Z, nta kintu na kimwe isiga, nta nyuguti n'imwe iri busige, kuko ni greater or equal cyangwa se less or equal. Ni ukuvuga ngo niba ingana n'inyuguti ya A cyangwa se ikarenga, ni ukuvuga ngo icyo ngicyo uvuga ngo guhera kuri, ni kimwe no kuvuga ati guhera kuri A ugakomeza, kubera ko Z ariyo ya nyuma, noneho kugera munsi cyangwa se ingana na Z, noneho hano ikaba lower cases. Aha ubwo ni ukuvuga ngo turimo turadilinga na lower cases. Noneho ugashiramo option ya kabiri, iyi sign ni nkuko wabwira compiler ngo or, ni or cyangwa se cyangwa. Hano iyi statement ya mbere tumaze ku-includingamo lower cases zose tumaze kuzi-includingamo, kuko nimba tubonye ngo guhera, nimba ingana, nimba value wanditse kuri keyboard ingana na A, iri hejuru ya A cyangwa se ingana na A, ni ukuvuga ngo ako kanya na A irimo, n'izirenze A zose ziraba ziba included. Ariko noneho ni A ntoya, ni ukuvuga ngo guhera kuri A hejuru cyangwa se ingana na A ntoya. Noneho iyi ni end, ubwo iyi ni end ya na, end nyine isanzwe ya end ni na, ubwo ni A na za na, ni ziri hejuru cyangwa ingana na A cyangwa se munsi
ingana na z. Ni ukuvuga ngo uhereye kuri a uzamuka ugahera kuri z umanuka, inyuguti zose zirimo ariko za lower cases. Noneho cyangwa se nikavuga ati cyangwa se iyi sign nababwiye ko ni or, ni or, ubwo ni nka cyangwa ikarengana. Ubu mukabona hahise hazamo isi combininga rero option ebyiri. Ni ukuvuga ngo iyi ya mbere irayivaluinga, niyivaluinga ikore cyangwa se ihite yincludinga noneho upper cases, ihite ishyiramo izi upper cases guhera kuri a kugera kuri z. Urumva ko ni statement ebyiri ikombininze inyuguti zose za lower, inyuguti zose, ubwoko bwose bw'inyuguti yaba lower cyangwa se upper case, sibyo? Noneho ikintu rero program yo nitangira niba executed kuva hano iratangira ibanze executing ino part itigusaba kwandika inyuguti. Numara kwandika inyuguti ugakanda enter, executing second part. Numara kugera kuri no part irakora evaluation rero. Program ubwo ndi ku debugging, it's like ndimo ndakora the type, ndimo ndakora part per part. Ubwo niyo debugging, niyo it's a good term yo gusobanura ibyo ngibyo. Ubwo ni debugging. No kuvuga ngo irabanza rero nigera hano rero muri if statement iratangira kugereranya rero irebe ese iyi nyuguti bampaye, iyi nyuguti banditse hano muri scan f, bashize muri keyboard muri scan f, iyi nyuguti ndayibona muri izi option mfite. Eske ni ntoya, ni a ntoya, b ntoya, c ntoya kugera kuri z ntoya? Ninyiburamo hano ndajumpinga nje kurebamo hano. Niko debug, niko compiler idebugginga program mu gihe iri ku executing. Irareba statement ya mbere, nibura muri statement ya mbere yimuke irebe muri statement ya kabiri. Nibona muri statement ya kabiri rero yibonye, nibwo uzahita displayinga ino message. Urayibona hano ni printf irahita ivuga ati inyuguti wanditse, ihita ireba muri izi nyuguti wanditse, ihita isimburishire hano. Muribuka ya format specifier ya character ko nababye ari %c. Ihita ivuga ati yanditse z, ihita ivuga ati z itizana ko z ndayibonye. Ariko niyibura nibwo hataza ya option ya kabiri rero ya else. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe iri ku debugging iravuga ati ntago ndi kubona inyuguti nimwe yanditse, muri izi nyuguti yanditse nta nimwe ndi kubonamo. Ihita ifata option ya kabiri ikavuga ati wanditse ikindi kintu kitari inyuguti. Kubera ko njyewe muri if statement narebye option ya lower cases mburamo inyuguti, njya muri option ya upper case, najya muri option ya lower case, hano mburamo inyuguti wanditse. Mva hano mujya muri statement ya muri option ya kabiri, mburamo inyuguti. Program iti jumpinga iyi part, iti simbuka iki kintu kuko ntabwo kiri kugaragara ngo kibe displayed. Iyo ni tuzabireba nitwiga true or false. Ni ukuvuga ngo nimara kubura iyi part, program y'ubwayo izahita jumpinga ize hano kuri else. Ubwo ni ikindi kintu kitari muri ibi bintu, ni option uba washizeho ngo nimbura kino kintu bigende gutya. Nimbura kino kintu bigende gutya. Noneho iti jumpinga ikuzane hano kuri option ya gatatu. Ivuga ati nabuze muri izi option, none option ikurikiraho ni iyi ngiyi. Igahita ikubwira ati inyuguti wanditse, nta ikintu wanditse ntabwo ari inyuguti kuko yakibuzemo hano muri izi option. So reka rero du compiling ino program turebe, turebe icyo iri buze kuduha. Ni ukuvuga ngo I'm going to copy it, nitenza hano muri iyi debugging tool,
ubwo ndahita nyishiramo ndakora iki, ndakora run. Ndabona server itari guconnectinga, let me remove it. Nongere na reloading, let me reload. Good. Ndakuramo ibi byose, ndasubizamo ya program yanjye, ndaraninga. Itimbaza ngo andika inyuguti ushaka. Ubwo ni inyuguti ndandika, tuvuge D. Ndakanda enter, isimbwira ngo inyuguti wanditse ni D. Murakoze. Nukuvuga ngo izengurutse muri iyi statement hano, isanga ikintu nanditse kirimo ahangaha, ihita ikurikira next step. Akoreka noneho nkuremo, sinshiremo inyuguti, nshiremo wenda umubare rimwe, ninkanda enter urabona ikintu ngiye wanditse rimwe, si inyuguti, subiramo. So murakoze cyane, reka turagaruka vuba nanone tusobanura indi program noneho igaragaza integer, uko integer nayo ikora. Ndizera ko ino video hari icyo yongereye ku bumenyi musanganywe. Murakoze, turagaruka vuba cyane.